ndatekereza ko ibi bintu bishobora kubaho. Imana yahamagaye Gustave imuzana. Ndashimira Imana, umutima wanjye wuzuye umunezero. Nyuma y'imyaka 10 twabanye kuva 2011 nibwo twari muri Sudan. Imyaka 10 irenga irimo irashira, ariko turacari muri connection. Imana ntiyagize neza, Imana yagize neza pe. Numva umutima wanjye wuzuye ibyishimo. Uko nje mu Burundi naramubwiraga zashaka umwanya ngere ku rusengero. Uyu munsi nibwo byakunze, umutima wanjye wishimye. Nkunda kumubwira, namubwira ngo ndamwubaha cyane. I do respect. Ndamwubaha ku rwego rukomeye. Ni umukozi w'Imana pe, ndamwubaha kuko Imana nigukoresha abantu bazabikubahira. Imana nigukoresha nawe ukemera kuba igikoresho cy'Imana, wemeye kuba igikoresho cy'Imana. Ndabishimira Imana cyane, ndabishimira Imana. Uyu murimo ni umurimo ukomeye, ariko ukeneye kwitanga gukomeye, commitment yo ku rwego rwo hejuru. Kubera ikibazo cy'umwanya, mwemere tuganire ijambo ry'Imana. Nabisubiramo ngakomeza nkabivuga, ariko Imana ishimwe. Aya ni amateka yandi nayo nzakomeza mvuga ko nageze aha hantu, Restoration Church mu Kanyosha. Ni byanditse muri record zanjye, ndabirikodinga ko nageze aha ngasura itorero. Haleluya, haleluya. Iyo rero ngiye kwigisha, nabonye abantu benshi ari urubyiruko. Ninza gukoresha Kinyarwanda cyinshi, ibyo mutumva mumbwire, tubishakire amagambo yumvikana mu Kirundi. Ariko ndabizi ko amagambo menshi muri buze kuyumva. Maze iminsi ndimo kwigisha mu nsengero za Restoration, even no ku cyumweru nari muri Restoration. Ibi rero kuba igitambo, kuba ikimazi, niko nabonye ikimazi gitembesha ubuzima bw'ubumana, nibyo bintu maze iminsi ndimo kwigisha muri Restoration Church. Imana yakinguye imiryango muri Restoration Church. Ubushize narahitwa Kimisagara, niyo yahoze ngire ngo niho hatangiye Restoration, arabizi cyane. Ku cyumweru nari ahantu hitwa Musanze, nanone muri Restoration. Nibi nibyo mazemo iminsi, kuba nongeye kwisanga muri ibi ngibi, Imana ishimwe cyane. Ababishoboye muze gufata amakaye n'amakaramu cyangwa ahantu wandika, ndagira ngo ugire ibintu uza gusigarana. Ugira ibintu uza gusigarana byiza byiza. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana mu gitabo cya Yohana w'ubutumwa, ibice 10 umurongo wa 10. Ibice 10 umurongo wa 10. Yohana w'ubutumwa haravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ngo zibone bwinshi. Umuntu ufite Bibiliya y'Ikirundi baze kumumpera microphone hanyuma aze gusoma mu Kirundi. Bibiliya y'Ikinyarwanda yo iravuga ngo umujura ntazanwa n'ikindi, azanwa no kwica, azanwa no kwiba, azanwa no kurimbura, ariko we yaraje kugira ngo zibone ubugingo, ndetse ubugingo bwinshi. Aya niyo magambo tugiye kuganira avuga akamaro k'igitambo Yesu Kristo yatanze gitembesha ubuzima. Akamaro k'igitambo ninza kubyegeranya n'ikindi kintu kivuga, pastor yambwiye kare turi kumwe, arambwira ngo muri muriga ko kuvuga ubutumwa niyo kariyeri yanjye.
niwo murimo nkora wa minsi yose. Iyo mu kibuga cy'inka hariho umwungeri hakaba n'intama, ntabwo habaho expectation, ntabwo abantu expectinga kuzabona umunsi umwe umushumba yabyaye. Iyo umuntu aragiye akaba afite intama ari umwungeri, muri icyo gihe habaho kwitegura ko intama arizo zibyara. Ubwo naje mu rusengero, iyo umuntu aragiye intama, iyo umuntu ari umwungeri, iwacu turavuga ngo iyo umuntu ari umushumba ushumbye ukaba ufite intama, buri gihe habaho kwitegura ko intama zibyara. Ntabwo iyo umuntu aragiye atekereza ko intama zizororoka ari uko bibaye hari ikindi kintu umwungeri akoze. Umwungeri araragira intama zikabyara. Aya makuru muraza kuyumva neza. Iyo umuntu amaze gukizwa, tuvuge amina, tuvuge tuzamuye ibiganza, tuvuge haleluya. Yesu ahamagara abigishwa be, yabategetse ababwira ikintu nkunda cyane cyitwa multiplication. Yesu ahamagara abigishwa be, amaze kubatoranya yabategetse gukora umurimo wa multiplication. Umurimo wa multiplication nkunda kubwira abanyetorero nkababwira ngo Yesu ntabwo yabwiye abantu ngo bajye guhindura abo mu isi babahindure gusa na Yesu Kristo. Yahamagaye abigishwa be arababwira ngo nimugende mujye mu isi, kandi nimujya mu isi muhindura abantu bo mu isi bamweho, mubahindure bamweho. Ndabisubiramo. Ntabwo Yesu yatubwiye ngo duhindure isi twitwaje Bibiliya, hanyuma iyi Bibiliya ngo tubwire abisi bahinduke base na Yesu Kristo. Yesu ijambo ry'Imana riravuga ngo mugende mwebwe abigishwa muhindura abantu bose bo mu isi abigishwa. Come on. Ndabisubiramo bwa gato. Icyo Yesu yategetse abigishwa be ntabwo yababwiye ngo isi hinduke ise nawe. Yababwiye gukora umurimo wa multiplication. Ni njyewe ugiye, njyewe ndi umwigishwa, abandi ngiye guhindura ndabahindura njyewe nitwa nde? Ngiye guhindura abandi kubiki? Wow. Umva umurimo wa multiplication aricyo itorero muri iki gihe bidusaba. Iyo tuvuga twebwe kuba igitambo, ndagaruka kwa Yesu Kristo wabaye igitambo kiduhereza ubuzima, ariko twebwe uyu munsi hari ikijambo ry'Imana ririmo riradusaba, ni ukugira ngo dukore umurimo wa multiplication, tugwize ba twebwe huduma w'umwigishwa ahindura abandi bahuduma. Ntabwo duhindura abantu ngo base na ese iyo mubabwiye ngo baze gusa na Yesu Kristo bakaza kumushaka hano mumwereka hari Yesu mwari mwabona hano? Uyu ni Yesu. Pastor Gustave ni Yesu. Iyo mubabwiye gusa na Yesu mubabwira ngo base nande, mubereka kwa sate, mubabwira ko Yesu afite ihe nshusho. Hayi. Niyo mpamvu Paulo yabwiraga abantu akababwira ngo aho nkuye ikirenge namwe mukihashire, mushire ikirenge mu cyanjye. Kuko ntabwo Yesu aharaha ngo tubwire abantu ngo ni muse na Yesu Kristo dore ngiriya image ye, ariko nitwe dufite Yesu turabwira isi gusa natwe. Nitwe dusa na Yesu, dukeneye kubwira isi ngo hinduka isi use natwe. Isi ihinduka ise nanjye, nibwo nzaba mbaye igitambo gitembesha ubuzima. Ni ubuzima bwanjye ntanga kugira ngo undi nawe agire ubuzima busa n'ubwanjye. Come on. Ni ubuzima bwa multiplication. Go and make disciples. Ababwiye ngo nimugende muhindura abantu kuba abigishwa, yarimo abwira abigishwa mu multiplie, abigishwa bahindura abigishwa, abigishwa bahindura abigishwa.
Yesu wabaye igitambo gitembesha ubuzima. Mu cyongereza cyo ngiye guheraho, Imana ibaho umugisha, baravuga ngo no success without sacrifice. Ya pas de succès sans sacrifice. Mu Gifaransa ndacyagira gikeya, ariko baravuga ngo if you want, nushaka kugera kuri success, ubanza kwishura sacrifice kugira ngo ugere kuri success. Niki niyo ndavuga iki? Ushaka ubuzima bwa success iba hari imbere, ariko ubuzima bungeza kuri success ni ubuzima bwa sacrifice. Sacrifice kugira ngo mbashe kugera kuri success. Iyo utemeye gutanga ubuzima bwaweho igitambo, ntubasha kubona ubutsinzi. Aka karandyohera. There is no success without sacrifice. Igihe cyose ukeneye kubona, amen, haleluya, semeni haleluya, ushaka wese kubona ubutsinzi, ushaka kubona success, abanza kwishura ikiguzi cyitwa sacrifice, kugira ngo Yesu aturonke uyu munsi tuvuga ngo turi mu munezero w'abana b'Imana. Yabanje kwishura ikiguzi, bituma tubasha kubona ubuzima. Hari uwabashe gutanga ikiguzi. Imana irema umuntu, yamuhaye ibintu bine bitandukanye n'ibyo yahaye ibindi biremwa. Ndababwira impamvu ko Yesu yatanze ikiguzi. Mpere ibintu bine Imana yahaye umuntu bitandukanye n'ibyo yahaye ibindi biremwa byose. Umunsi wa mbere Imana irarema, umunsi wa kabiri Imana irarema, umunsi wa gatatu kugeza umunsi yaremye muntu. Imaze kumurema, imuhereza ibintu bine biri special bitandukanye n'ibyo yahaye ibindi biremwa byose. Icyambere yamuhaye his image, ishusho yayo. Icyambere niki Imana yahaye muntu, yamuhaye ishusho yayo. Itangiriro igice cyambere umurongo wa 26. Bibiliya iravuga iki? Tureme umuntu ase natwe. Tureme umuntu agira ishusho yacu. Imana nta kindi kiremwa yigeze iremwa ngo ikibwire ngo ugiye kugira ishusho yanjye uretse muntu. Ibwira muntu ngo je vais te donner. Hanyuma ishusho Imana yahaye umuntu yari iri mu bice bitatu. Ishusho Imana yahaye muntu yari iri muri avoir, être et faire. Imana ishimwe ko mwumva Igifaransa. Yamuhaye gusa n'Imana. Aravuga ngo uyu muntu il va avoir notre image et il va être comme nous et il va travailler ce que nous travaillons. C'est ce que Dieu a dit. Uyu muntu aragira, hanyuma ase natwe. Uyu muntu nawe azakora ibisa n'ibyo dukora, nawe atware. Niko Bibiliya ivuga. Trois auxiliaires, c'est l'image de Dieu. Ni ishusho y'Imana kuri muntu. Trois auxiliaires, être comme nous, agire nk'ibyo dufite, akore nk'icyo dukora. Wow. Iyi ni ishusho Imana yahaye muntu. Yitwa nicyo kintu gitandukanye Imana yahaye ibindi biremwa byose. Nta kindi yigeze ibwira ngo akire ishusho yanjye uretse muntu. Iramubwira ngo ishusho yanjye. Imana yashaka kwireba ikareba tweho, ikareba muntu. Yareba muntu ikavuga ngo voilà, this is my image. Voilà, iyi niyo shusho yanjye. Ameze nkanjye, afite ukwitwara kumeze nk'ukwanjye. Icya kabiri yamuhaye his presence, yamuhaye la présence de Dieu, yamuhaye kubaho kw'Imana. Icyitwa Eden. Mu Giheburayo iyo basobanura ijambo ryitwa Eden, bivuga God's presence, la présence de Dieu. Nicyo bita Eden. Iramufata imushira ahantu muri presence yayo. Turi kumwe? Nkunda kwigisha cyane, nkunda amasomo. Niyo mpamvu ntari kuvuga za amena nyinshi. Niyo ndagira ngo mu minota mike yansigaje musigarane package y'ibintu nshaka kubabwira. Basi murimo muranyumva tuvuge haleluya. Tuzamura ibiganza tuvuge cyane haleluya. Imana ihereza umuntu gufilinga his presence, kuba muri presence yayo. Umuntu agafilinga presence y'Imana. Iyo turimo turavuga ngo turiho mu kubaho kw'Imana, turi muri presence y'Imana. Buri gihe Imana ntabwo twebwe tujya muri presence y'Imana, ni Imana igiza aho turi. Kuko twebwe ntitujya aho Imana iba. Imana iza aho tuba. Niyo mpamvu yamanukaga
ikava mu ijuru ikamanuka igasanga Adamu na Eva aho bari, ikababwira ngo mwiriwe neza Adamu na Eva, mumeze neza, mwiriwe neza. Yavuyeyo ikaza, ni Imana igize aho tuba. Imana izana ubwiza bwayo aho tuba. Icyo nkundira umurimo wa Yesu. Haleluya. Icyo nkundira igitambo cya Yesu nuko, reka mbanze nsoza ibi. Presence yayo, Imana yaduhaye presence yayo. Eden. Icya gatatu cyo Imana yahaye muntu, yamuhaye amahitamo. Ni guhitamo n'iki mu Kirundi? Nicyo nyine, guhitamo. Shwa. Ibindi biremwa byose nta kintu kigira amahitamo uretse muntu wenyine, ni w'Imana yahaye mu mutima, iramubwira ngo wowe ndagushiramo amahitamo. Ikibi ni icyiza ukimenya. Cyakane Imana yahaye muntu ni fellowship with him. Niki? Ni ubusabane, intimite, ubuzima bwo gusabana nayo. Iravuga ngo uyu muntu ndemye ngiye kumuhereza ubuzima tuzajya dusabana, a feeling yumva ubusabane bwanjye nawe. Ibindi biremwa byose nta kintu na kimwe kigira ubuzima busabana n'ubw'Imana uretse muntu, niwe ugira ubuzima busabana n'Imana. Hanyuma uyu muntu witwa muntu aza atakaza ibi bintu ko ari bine Imana yamuhaye. Icyaha cya muntu cyatumye umuntu atakaza ibyiza bine Imana yari yahaye muntu. Umuntu arabitakaza, biratakara byose uko bingana. Umuntu asigara ari kure y'Imana. Abantu bishiriraho uruzitiro, muzi cyari cyo? Abantu biyubakira uruzitiro, batakaza ishusho y'Imana, batakaza presence y'Imana, bagiramo amahitamo amwe gusa, batakaza fellowship, ubusabane n'Imana. Ubwiza bw'Imana burakingiramo. Bwari rufite uruzitiro hano gutya, bwari buzitiye, ubwiza bw'Imana bwabaga hano hirya. Hano habaga marido yarakingirije ubwiza bw'Imana. Ese yego nibyo? Aha habaga marido akingirije ubwiza bw'Imana. Bakavuga ngo ubu bwiza bw'Imana ntabwo buzongera kugera ku bantu bose. Abantu bose ntabwo ba feeling the presence of God. Oya, la présence de Dieu ntabwo izagera ku bantu bose. Ni umuntu umwe uzajyayo rimwe, nabwo akakubwira ngo mama nta kibazo dufitanye nawe, mbabarira basi kuko ninjyeyo nanduye ndapfirayo. Akagenda afite ikiziriko mu kuguru akubita hasi. Mwumve ko ndi muzima, kuko ningira ikibazo nagiranye n'umuntu ndagaruka napfuye, ntabwo ndi bugaruke. Murakurura intumbi. Ubwiza bw'Imana bwari approprié ku muntu umwe. Asifiwe Yesu. Umuntu umwe niwe wabashaga kugira ahantu bakingiraniye ubwiza bw'Imana. Igitambo kuva ico gihe abantu batangira gutanga ibitambo. Navuze aya makuru kugira ngo nze kubatandukanyiriza igitambo cya Yesu Kristo n'ibindi bitambo byabanje. Ese turi kumwe? Kuva umunsi umuntu akurwa mu bwiza bw'Imana, kuva umunsi umuntu yamburwa ishusho y'Imana, kuva umunsi umuntu ava muri fellowship n'Imana, umuntu agatakaza amahitamo y'ubumana, abantu batanze ibitambo. Wabura umukene ukirirwa wirukanka ku numa, bakavuga ngo barayirangije hariya. Umukene akirirwa yirukanka ku zuba, tekereza izuba ry'Ibujumbura, kwirirwa wirukanka ku numa iciye. Ndiyo ndashaka inuma. Ese tuvuge amina? Ndimo ndashaka inuma, igitambo kiza gutwikira ibyaha byari. Batangiraga gutanga ibitambo. Reka mbabwire ibintu bine bitandukanye ibindi bitambo n'igitambo cya Yesu Kristo. Kubera nkunda gukora liste, niyo mpamvu nkunda kubwira abantu ngo bandike. Nawe ntabwo wabifata. Ndababwira bine nibiba bitanu is fine, ariko mbabwire itandukaniro ry'ibyo bitambo n'igitambo cya Yesu Kristo. Ibindi bitambo
hagombaga kuba hari umutambyi. Number 1, umutambyi. Number 2, yagombaga kuba afite igitambo. Cya kabiri, icya mbere hakenewe umutambyi. Uwo mutambyi nawe agomba kuba atanduye, agomba kuba yera, agomba kuba yihanye, agomba kuba yabanje kwitambira. Umutambyi. 2, cya kabiri hagomba kuba honeka igitambo. Igitambo kiboneke. Icya gatatu, agomba kujyayo inshuro imwe mu mwaka. Hantu mu bwiza bw'Imana arajyayo rimwe mu mwaka, apana kabiri, rimwe. Uko umwaka utashe azajyayo hari imbere rimwe. Icya gatatu, cya kane, iyo yajyaga gutambira ibyaha by'abantu ntabwo byakurwagaho, byaratwikirwaga. Icya gatanu, abantu yatambiraga ntabwo babashaga kubona ubuzima. Ndabisubiramo. Dukomere Imana amashyi. Hakenewe umutambyi. Cya mbere. Icya kabiri, hakenewe igitambo. Icya gatatu, uyu mutambyi aragenda par la saison, ni rimwe mu mwaka. Icya gatatu, uyu mutambyi aragenda, ibyaha ntabwo bijya bikurwaho n'ibi bitambo, byagombaga gutwikirwa. Icya gatanu, nubwo yatambaga igitambo ntabwo byatangaga, byaherezaga abantu ubuzima. Ibi ni ibitambo byatambwe kuva kera. Igitambo cya Yesu Kristo. Imana ishimwe cyane. Yesu yaje ari we mutambyi. Yaje ari we gitambo. Ni umutambyi, ni we gitambo. Ntabwo agiye gutamba ibitambo, agiye gutamba we. Hanyuma iwe ntabwo azagenda yuko umwaka utashe, azajyayo rimwe rizima. Ntabwo azongera kujyayo kenshi, azajyayo rimwe, bibe birahagije. Cya kane, igitambo cya Yesu Kristo ntabwo ari igitwikira ibyaha, ni igikuraho. Ibindi bitambo ntabwo byatangaga ubuzima, icye ni igitambo gitanga ubuzima. Igitambo cya Yesu Kristo. Reka mbasobanurire, mbabwire impamvu ki ibindi bitambo bitabashaga gukuraho ibyaha. Amasomo arakomeje. Ibindi bitambo ntabwo byabashaga gukuraho ibyaha, kubera ihene n'intama bitabashe kuducungura, nabyo byari bitambo. Pourquoi? Kuki ihene n'intama zitabashe kuducungura? Kakano ndagakunda cyane. Ihene n'intama ntabwo zabashe kuducungura kuko zitari zifite DNA yacu. Umuntu ataracumura yari yibitsemo amaraso y'Imana. Umuntu ataracumura yari yibitsemo amaraso y'Imana. Umuntu ataracumura yari afite DNA. Niki harya? ADN. Umuntu ataracumura yari afite amaraso y'Imana. Ngo amare gucumura, amaraso y'Imana ntiyaba kiyafite. Amaraso ya muntu arandura. Amaraso ya muntu amaze kwandura, hari hakenewe ufite amaraso yacu ari original kugira ngo adusubize mu buzima buri original. Haleluya. Ndabikunda we, ndabikunda cyane. Ntabwo byari gukunda ko intama ziducungura, ntabwo byari gushoboka ko ihene ziducungura, ntabwo byari gukunda ko amapfizi aducungura kuko atarafite amaraso yacu. Hari hakenewe ufite amaraso yacu ya nyayo ngo yatangeho igitambo kugira ngo aducungure. Hari hakenewe ufite amaraso yacu ya nyayo. Bibiliya iravuga ngo uko abana bahuje amaraso n'ababyeyi babo, niko natwe duhuje amaraso nawe.
mwumvike ikintu gikomeye. Ntabwo twabaye abana b'Imana par adoption. Nous ne sommes pas les enfants de Dieu par adoption. Nous ne sommes pas des enfants adoptifs. Ntabwo turi abana babaye adopté. Umuryango wa pasiteri bagiye hano ku muhanda bagafata umwana bakamubwira ngo uyu mwana, bakajya muri leta bakavuga ngo uyu mwana ni mumwandike ko ari umwana wa Gustave na Madame, bashaka bakamuha n'izina rya Gustave. Uwimana Gustave, uwo mwana nawe akaba yitwa Claude, bakongeraho irya Gustave. Uwo mwana afite umurage azahabwa na pastor kuko yabaye umwana we, ariko nibapima amaraso ya pastor n'ay'uwo mwana wanditswe ko ari umwana we, nibapima amaraso bazasanga adafite amaraso ye. Yego, ntabwo twatoraguye ku muhanda ngo tuba abana b'Imana bo mu nzandiko. Turi abana b'Imana bafite amaraso asa n'aya papa. Turi abana b'Imana basangiye amaraso nawe. Igitambo cya Yesu Kristo rero cyaje kutugarurira iki? Cyaje kutugarurira iki? Yohana igice cya mbere umurongo wa 12. Yohana w'ubutumwa igice cya mbere umurongo wa 12. Bibiliya iravuga ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye kongera kuba abana b'Imana. Twasubiye mu kuba abana b'Imana kubera Yesu Kristo. Iyo tumwizeye twongera guhinduka kuba abana b'Imana. Iyo twizeye, iyo twemeye iki gitambo, tujya twongera kuba abana b'Imana, abana bayo, tukongera kuba encore. Nous devenons encore. Twongera kuba abana bayo. Cya kabiri, twongera gusubira muri presence y'Imana. Dore ikintu nkunda cyane ngiye kubabwira gikomeye. Abaririmbyi bajya baririmba iwacu bakavuga ngo umwenda warukingirije ahera watabutsemo nanjye nigererayo. Wa mwenda warukingirije ahera watabutsemo nanjye nigererayo. Ha hantu hajyagayo umuntu umwe, umwenda warukingirije ahera watabutsemo nawe wigirayo. Yesu Kristo igitambo yongeye kutuzanira umwenda warukingirije ahera watabutsemo, ubwiza bw'Imana budusanga iwacu. Dore ikintu nkunda cyane nkundira Yesu icyo yakoze. Mureke mbabwire ikintu gikomeye nkundira Yesu yakoze. La présence de Dieu ntabwo ikigira limite. Ukubaho kw'Imana ntabwo kugira limite. Iyo nicaye mu cyumba iwanjye mbwira Imana ngo que ta présence vienne. Kubaho kwawe kuze hano mu cyumba kukaza. Iyo ndi ku kazi aho nkorera ngera ku kazi nkabwira Imana ngo muri iyi office yanjye huzure mu bwiza bw'Imana bukaza. Iyo ndi mu rugo ndimo ndatekera abana ndavuga ngo ubwiza bw'Imana nibwuzure mu iki gikoni, ubwiza bw'Imana bukuzura. Nta condition igihari yo guhamagara ubwiza bw'Imana iyo ngewe. Mubyumve cyane. Niba kambivuge ndi hano hejuru kugira ngo mubyumve cyane. Niba wowe ubwiza bw'Imana bukiri condition kuri wowe, wumva ubwiza bw'Imana ujye ubusanga muri restoration hano, kuza kwa Kristo no kutaza kwe kuri wowe ni kimwe. Niba ugitekereza ko ubwiza bw'Imana wowe ubwumva ari ukugeza hano mu materaniro, utarabuza ni wawe mu rugo, ukaba utaruzana ubwiza bw'Imana mu rugo aho utuye ngo hakreye atmosphere yaho usanga ubwiza bw'Imana. Haleluya! Asifiwe Yesu. Kuri wowe avant Jésus égale après Jésus kuri wowe. Kuko Yesu ataraza nibwo bavugaga ngo tujya gusenga Imana ngwiyo bakajya gushaka Imana kuko yabaga ahantu runaka. Niba kuri wowe utarafilinga the presence of God at your home, la présence de Dieu, kuza kwa Yesu kwa bako warakumariye.
kuko impamvu Yesu yaje ni ukugira ngo ubu bwiza bwari bukingiranye hano umva yatabutsemo ubu bwiza buba decentralize buradusanga iwacu. Iwacu njya nkababwira ngo aya materaniro aya mwajemo na materaniro ya kane. Aya iyi ni service ya kane ku muryango w'abakristo. Iyi service ni ya kane ku muryango w'abakristo. Uza muri aya materaniro usohotsa ayandi 3, izindi service 3. Iyi ni service ya kane, iyi yitwa pastors fellowship. Iya mbere yitwa personal fellowship, service personnel. Aho njya nicara nkavugana n'Imana nkayibwira ngo papa uri urabona ibi nibi uza amafuti ya huduma, madamu ntawe uhari, tukavugana nayo ngakora amateraniro yanjye na papa. Madamu ntagaraza, ni njyewe na papa. Ayitwa personnel, service personnel, njyewe na papa. Hanyuma aya materaniro niyo yitwa person appointment. Ni gute niki mvuga? Niyo appointment niki? Rendez-vous iri important mu buzima ya mbere. Ni rendez-vous yo kujya kubonana nawe. Ntago mubyumvise. Rendez-vous ya mbere mu buzima igira agaciro ni ukujya kwicaza huduma nkamubwira ngo huduma wowe uba mu biki wowe. Apana kwitaba Gustave. Nkitaba njyewe nkajya kubaza huduma ese ubundi wowe uba mu biki. Kuko tuzi kwicaza abandi tubabaza ibyo babamo utarajya kwibaza wowe ibyo ubamo. Ubundi jya kubaza wowe, uzagenda ubaze wowe ngo uba mu biki ubundi, ujye uvuga iki ubundi wowe. Wicaze wowe, wigurire soda somewhere, wigurire fanta. Hanyuma uzajya wicarana nawe. Wicaze wowe ushire hari. Nicyo Dawidi yakoraga. Akabwira umutima akamubwira ngo wa mutima we wimpagararamo. Dawidi nicyo yazaga akora. Apana kujya kubwira abandi bantu, akabwira umutima we, mutima wanjye tora Imana. Akabwira umutima we. Naho umuntu aba yicaranye n'Imana babiri, wewe n'Imana. Ukayibwira ngo ngira amafuti, ngira ya, ariko kandi nkeneye nibi. Amateraniro ukagira ubusabane wowe n'Imana. Iyo usohotse ayo materaniro ujya mu materaniro ya kabiri. Yitwa materaniro ari partenaire y'uwo mwashakanye. Ugahamagara madamu ukamubwira madamu, kama madamu ngwino. Mwembi babiri. Madamu akicara aha, nawe ukicara aha. Mugakora materaniro. Niyo ya kabiri. Ndiyo ndavuga umuryango w'abarokore, w'abakristo. Chara. Partners fellowship. Service ya kabiri yanjye na madamu. Madamu bite? Ujye ubona gute ubuzima bwacu bwa Gikristo? Hari Haleluya, haleluya. Nkunda kubwira abapapa n'abamama, nkababwira ngo ikosa ribiribaho ni ugusenga udasengana na madamu wawe. Niryo kosa rya mbere ribaho. Urabona nk'ubu tunezewe, iwacu babyina ikiti gisirimba. Ino murakizi? Iwacu babyina igisirimba ibyuya bikaza gutya. Ibyuya bikaza turabyina igisirimba. Njya mbwira ab'iwacu nkababwira ngo biroroshe iyo nasirimbye ntajyanye na madamu, ngeze mu rugo ambwira ijambo rimwe akancomeka muri firigo nkajya mu bukonje, nari ndi mu bushuhe bwinshi. Ijambo rimwe gusa rya madamu. Uzi impamvu ni yihe? Uzi impamvu umuriro mvuyemo ntago twari kumwe nawe. Sanga umutsi wa madamu uraha. Ariko uzi umudamu wagiye gusenga agasanga mu rugo umugabo ntiyagiye gusenga. Uzi uko bigenda? Ugasanga umugabo umutsi umwe uratambitse aha undi nahangaha. Umugore avuye mu materaniro yanezerewe byakomeye. Yagera mu rugo umugabo amureba ijisho rimwe gusa. Rimwe. Biroroshe ko umugabo akureba rimwe gusa. Muri firigo ubukonje. Kubera iki? Kubera ihe mpamvu ntabwo mwasenganye. Ibi bintu ndiho ndababwira biri biblique. Bibiliya iravuga ngo umunsi Priskila nakwira mu byakozwe n'intumwa yari umugabo n'umugore. Priskila nakwira nimusoma mu byakozwe n'intumwa ibice 18. Bibiliya iravuga ngo basanze umugabo witwa Apollo ngo yasaza arimo aravuga ubutumwa. Apollo ngo yari imvuzi cyane yazaga avuga ijambo ry'Imana akabwira abantu ijambo ry'Imana, ariko ngo yarazi umubatizo wa Yohana. Yarazi umubatizo wa Yohana. Ngo baramwegera baramubaza ngo Apollo wabatijwe mubatizo ki? Arababwira ngo hari uwundi si wa Yohana, hari uwundi mubatizo waje. Ngo baramufata bamujyana mu materaniro y'iwabo mu rugo. Bajya kumubwira iby'umwami Yesu Kristo ngo arizera yuzura imbaraga z'umwuka. Iyo Paulo yandika akababwira ngo musurize itorero ryo kwa Priskila nakwira, ntabwo ari restoration. Nukubabwira ngo musurize itorero ryo kwa Pastor Gustave ryo mu rugo. Apana hano ryo mu rugo. Nje na madamu ubona ngira amafuti wewe yawe naye. Twakora iki kugira ngo towe mu buzima bwuzuzanye? Iyo musosta ayo materaniro ya kabiri
mujya mu ya gatatu yitwa parent, la service de parents ya gatatu. Papa hano, mama hano, abana hano, service de parents. Iyo muyasohotse mukicaza abana ukabwira umwana mukamubwira ngo urayobora gahunda nawe urabwiriza mu rugo. Umwana we urayobora gahunda nawe urabwiriza, natwe turaba Kristo, ngewe ndaba mudiyakoni mu rugo, madame araturisha amaturo. Ntago muragera hano mu rusengero, muracyari mu rugo. Madame aratarisha amaturo, ndaba mudiyakoni, we urayobora gahunda, we urabwi, ubwo muri mu rugo. Iyo musohotse ayo materaniro muza mu ya kane yitwa pastors fellowship. Aya ngaya turimo ayoborwa n'abapasteri. Buri muryango wose uramutse uje mu rusengero basohotse ayo materaniro ko ari 3, ni mutekereze ikintu gishobora kuba muri restoration. Buri muryango wose bakaza, mukaza musohotse amateraniro 3. Wasohotse iryawe, uterana na madamu, muterana n'abana, muje mu rya kane ry'abapastori. Muriho murabona hashobora kuba iki hano? Ariko muza gushakira amateraniro hano. Nta materaniro aba hano, ntayo. Guterana niki? Ni ugusangira amateraniro ukuye mu rugo, nanjye ayo nkuye mu rugo, nawe ukuye ayo mu rugo. Impamvu Yesu yaje niki? Ni ukugira ngo amateraniro atabera hano gusa, tuyahere n'iwacu mu rugo. Presence y'Imana irahari, ku kazi wacu presence y'Imana irahari. Nicyo narimo mvuga, igitambo cya Yesu Kristo kwari ukugira ngo ubuzima bwo gusabana n'Imana butaba bwa hano gusa, ngo nimusohoka none mugera hano hanze. Aya magambo arakomeye, kuko muzorohera pasiteri. Babwiza ukuri, pasiteri muzamworohera, kuko abakristo b'abanyamwuka bari flexible. Gusenga ntabwo bijya byorosha Imana, gusenga byorosha tweho. Abarokore tujya dusenga tukagira ngo none Imana yoroshe. Ntabwo gusenga bihindura Imana flexible. Gusenga byoroshya wowe, ni wowe ujyayo woroha kugira ngo uyoboke inzira z'Imana. Kuko iyo tutarasenga turakomeye, nous sommes dire. Iyo tutarasenga nous sommes dire, turakomeye, batuyobora bigoye. Ariko iyo naje mvuye aravuga rimwe nkumva kabiri. Kubera iki? Ndoro. Gusenga byoroshya twebwe, tukoroha, bakatuyobora tworoshye. Kubera iki? Uzi kuza amateraniro hano, hari abandi bajya bavuga ngo baramye, ngo baramije nabi. Uzi impamvu baramije nabi? Wa musore yari maririmba, baramije nabi, ikirere cyari gifunze, ni kuri wowe, ni kuri wowe. Abandi tuje dusohotse amateraniro 3 hano, se bogifunga hano, se ikirere kirafunze? Reka da, ntabwo bishoboka. Ni wowe ufunze ariko ikirere ntigifunze. Heri wa ufungura amateraniro, usohoka ya mbere n'aya kabiri n'aya gatatu, nugera hano ikirere kirafunguye. Cyakunda kubwira abaramyi worship team, yankunda ku niyo miriye yanjye nkoreramo kenshi. Abaramyi babereyeho hano kugira ngo batuzanire presence y'Imana, bayishiremo. Abaramyi bagira 200, ligne verticale na ligne horizontale, niyo 200 y'abaramyi. Abaramyi bagira 200, umurongo uhagaze. Umurongo niki mu Kirundi? Umurongo ni umurongo uhagaze, n'umurongo uyu ngo utambitse. Ligne verticale na ligne horizontale ni 200 y'abaramyi. Abaramyi niyo bagomba kuba bafite ubusabane bwuzuye n'Imana, bakagira ubusabane bwuzuye n'abantu. Kubera iki? Ndavuga iki? Bagomba kuba ari abantu Imana ireba ikababona n'abantu yizeye kugira ngo bahereze presence yayo. Ikavuga this person I trust them, ndabizeye kugira ngo mbamanurireho ubwiza bw'Imana. Tuzamura amaboko tuvuge cyane haleluya. Byambanye byinshi. Ndiho ndababwira ngo igitambo cya Yesu Kristo cyaraje kugira ngo cyongere kitumanure mu bwiza bw'Imana. Kuko igihe umuntu yakoze icyaha, Edeni yarimuwe. Ntabwo Bibiliya iravuga ngo umuntu yakuwe muri Edeni, ntabwo ari ikindi cyabaye. Habayeho disparition
de la présence de Dieu, habayeho kweyuka k'ubwiza bw'Imana. Icazanye Yesu nk'igitambo kwari kugira ngo dusubirane ubwiza bwayo, presence yayo yongera imanure iwacu. Nahoze mvugana n'abaramyi, Yesu yari umwana w'Imana wuzuye imbaraga z'Imana, ariko ina jamais utiliser l'expérience yarakuye mu ijuru. Yirirwaga mu bantu, ku mugoroba akazamuka akajya gupfukama ku musozi, akarara apfukamye ku musozi, akabwira Imana ngo imbaraga nakoresheje uyu munsi zashize, nkeneye imbaraga za none. Ariko abaramyi barara kuri WhatsApp, bagera hano bakatubaza ngo ikibazo ni mwebwe cyangwa ikibazo ni twe? Ko mutarimo gufashwa, ko turirimba ntimufashwe, byagenze bite? Waraye he kwanza wowe? Waraye he? Kuri WhatsApp urara kuri WhatsApp ugatekereza ko Imana ikumanuraho ubwiza bw'Imana uza kuduhereza? Impossible. Jésus, fils de Dieu, Jésus ntiyigeze arara mu nzu arimo aratekereza ibyo aza kuministeringa mu bantu, ibyo aza gukora mu bantu. Yararaga ku musozi. Urarara kuri WhatsApp ukageza saa 8 ejo ni wowe worship leader, ni wowe uyoboye worship team, wowe ukarara kuri WhatsApp, ukaza guhagarara hano ukaririmba ntitibidufataho, kuko twebwe turandukirizwa n'umwuka ukuvaho. Imana ni wowe Imana yizeye kugira ngo ikumanure ubwiza bw'Imana, nawe udusingire. None wowe ufite ubusabane bwuzuye n'Imana kugira ngo natwe uze kuko igitambo ca Yesu ni ikiduhereza ubuzima bw'ubumana. Ariko abandi ndambabwira baririmbye, ndambwira abakristo, torero ry'Imana, icyo Yesu yakoze kizagira agaciro. Igitambo ca Yesu kizagira agaciro nitwemera kwadopta ubuzima yaduhaye. Nitwemera kwemera ubuzima yaduhaye, nibwo iki gitambo kizagira agaciro. Ariko niba tutarabaho mu buzima yadusingirije, igitambo ca Yesu Kristo nta gaciro gifite. Kizagira agaciro ubuzima Yesu yatuzaniye niwemera kububamo. I used to tell people, if you want to prove what you live, ushaka kwemeza abantu ibyo yizera, abaho bisa nuko yizera. Wow. Ushaka kubwira abantu kwizera kwe, si ukuza ngo jyewe nizera ibi, oya. Ushaka kubwira abantu ibyo yizera ntabwo ajya bivuga, abibaho. You live what you believe. Niba utabasha kubaho ibyo wizera, uri umuhakanyi wo kwizera kwawe. Ndagisubiramo. Niba ubuzima bwawe butabasha kuvuga ukwizera kwawe, ni wowe muhakanyi wako. Yesu yaraje kugira ngo zibone ubuzima ndetse bwinshi. Yaraje kugira ngo duhabwe ubuzima apana buke, duhabwe bwinshi. Yaraje kugira ngo tubone iki? Ubu buzima. Ngiye kubabwira ibindi bintu nka bingahe, nka 5 cyangwa 6. Umwanya nunkundira. Turacyari kumwe? Tuzamura ibiganza, tuvuge cyane haleluya. Twongere irindi rimwe haleluya. Ikintu cyakujije intumwa bwari ubuzima bwo kwiga ijambo ry'Imana, bwari ubuzima bwo kwiga. Ubuzima Yesu yatanze, Imana yemeye kumugira icyo yanga kugira ngo impindure ikikunda. Come on. Imana yafashe umwana wayo imuhindura icyo yanga urunuka. Icyo umuntu yanga urunuka murakizi mu Kirundi. Imana yafashe umwana wayo imuhindura icyo yanga urunuka, ikitagirebaho. Umwana wayo imuhindura ikitagirebaho, icyo yanga n'icaha. Iramufata imwambika icaha kugira ngo njyewe umunyabyaha Imana inyambike gukiranuka.
kandi umurimo wa Yesu Kristo ntabwo ari ubusabe bwabo yendaga gucungura. Umurimo wa Yesu Kristo ni igitekerezo bwite cyase. Yesu mwana, ntabwo gucungura. Yesu Kristo wahindutse ikimazi, ni ikimazi harya. Yesu wahindutse ikimazi ntabwo byari bivuye ku busabe bw'abagombaga gucungurwa, byavuye ku gitekerezo bwite cyase. Ntabwo ari abo yagombaga gucungura bamusabye ngo turakwinginze ngwino ducungure, ni igitekerezo bwite cyase. Reka nsoreze kuri aya magambo, ariko nzabikomerezaho, Imana izamfasha mbikomerezeho. Mu gitabo cy'Abakorinto, Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 18. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 18. Byo nari ngiye kuvuga ndabireka kugira ngo nzabikomerezeho ku mwanya wagiye. Nari kubabwira nibyo nzakomerezaho, nzababwira ico Yesu Kristo yari cyo mbere yuko aza kuba igitambo, ico yabaye cyo nico yexpectingaga kubona. Ibi bintu ko ari bitatu. Ese mbere yuko yambara ishusho iriya nahoze mbabwira yari iki mbere? Nzababwira ico yari cyo. Aza kuba igitambo yabaye iki? Nzababwira ico ari cyo. Ese kuba igitambo kwa Yesu Kristo yexpectingaga iki? Ndavuga iki mu Kinyarwanda, mu Kirundi? Umusaruro yari yiteze n'uwuhe? Aza gutanga ubuzima bwe yari yiteze uwuhe musaruro? Nicyo tuzarebaho ku cyumweru. Nuwuhe musaruro yari yiteze kubona? Reka dusome muri iki cyanditswe cyonyine, hanyuma mbabwire twebwe biradusaba iki? Abakorinto ibice 5 umurongo wa 18. Abakorinto ni aba kabiri. Bibiliya iravuga ngo ariko ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo ikaduhereza umurimo. Ibyo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo iduhereza umurimo wo kunga abantu n'Imana. Babiri muze hano wa papa. Imana yaduhaye tash. Imana yaduhaye umurimo. Bibiliya iravuga ngo hagarara hirya. Bibiliya iravuga ngo byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo. Mwongere musome mu gitabo cya Yohana w'ubutumwa ibice 17 umurongo wa 18. Yohana ibice 17 umurongo wa 18. Bibiliya iravuga ngo uko data yantumye mu isi nanjye niko mbatumye. Bibiri na 11 twari muri Sudani na Pastor Gustave, ngo habe 2013 njya mu butayu bwa Sahara. Desert du Sahara. Mujya muyiga muri geography. Njyayo gushaka bakizwa. Ngo mveyo 2014 buriya nasubiye Juba hagati murwa mukuru wa Sudani y'Amajyepfo. Ngo habe 2015 njya ku mupaka wa Tanzania na Kenya mu Bamasayi. Ndiyo ndabwira Imana ngo ndiyo ndashaka umwe wakizwa. Ubuzima bwanjye sintinya kubushira mu kaga kugira ngo ndebe ko hari umwe wakizwa. A great fail, gutsindwa gukomeye mu buzima ni ugutsinda ikitari devoir. Gutsindwa gukomeye mu buzima ni ugutsinda ikitari devoir. Baguhaye devoir ya mathématique, wipojeje amakesiyo y'igifaransa uranayatsinze, watsinzwe. Ibindi byose tuzakora tukagira ngo twabonye success ni ugutsindwa kuko dufite umukoro umwe. Devoir dufite ni imwe. Uzatsinda n'uzatsinda iyo devoir. Ibindi uzatsinda nibyo wipojeje ukanabitsinda, ariko umukoro dufite, devoir dufite ni imwe. Ndabisubiraho. Muguma. Ibindi muzatekereza ko mwatsinze, muzaba mwatsinzwe. Gutsinda ni kumwe gusa. Ni umunsi tuzuzuza umurimo Yesu Kristo yasize aduhamagariye gukora. Agenda
nigeze kumanukana abantu bagera 100 ndababatiza. Noneho hirya hari iwacu. Noneho barambwira pastor, barambwira ngo none urashaka gukora church. Ndababwira ngo oya, yewe ndumuvuga butumwa. Ntago nshaka gutangira church. Abantu bafite umuhamagaro kuba ba pastori. Twaricaraga nkababwira pa wowe uri pastor na character ze ni pastor. Ambwira je me am not a pastor. Je ntago ni pastor. Je ndumuvuga butumwa. Je ndumuvuga butumwa. Je ntago ni pastor. Ndababwiriza 100 n'abandi bari baraguye baraho. Bari baravuye mu gakiza nabo bagira nk'irindi 100. Mara amezi 6 mbigisha inyigisho zibanze. Hanyuma barambwira huduma agiye ko pastori, abantu babatijwe n'abandi bakishijwe. Haza umumama arambwira ngo afite umuhamagaro kuba pastori. Ndambwira ngo ngaba abakristo, yewe ntago ngiye gushaka abandi batarakizwa. Aba bakijwe babatije akira ngaho komeza uyobora intaka. Mu myaka ingahe ingana niyo ngiye ufite? Muratekereza ko iyo ndimo ndasheyenga pastor amafoto yacu, urareba amafoto ari ifoto imwe twari turyamye ku ibuye rikomenge na pastor Gustave. Umunsi mwazayabereka yari muri amabogari. Muri amabogari. Urebe indesho yanjye 2011. Napimaga ibiro nka 60. Nari mfite ibiro 60. Ubu nabaye bogari. Wowe wifitemo imbaraga zo gukomeza umurimo wa Yesu Kristo. Principe y'idini ni principe y'urusengero ya church ya eglise ni iyi. Bring them in, build them up, send them out. Iri ni ryo hame ndabisubiramo mu rurimi mwumva. Mubazane, mububake, mubohereze. Ni iryo hirya itorero ryakoze ivyo bintu ugashaka kuzana abakristo ngo nabanjye ntibasohoka ugatangira. Itorero rinini ku isi si rifite umubare mwinshi w'abakristo bicaye, ni rifite umubare munini w'abakristo basohotse. Niryo torero rinini ku isi. Reka mbisubiremo. A big church in this world. Itorero rinini ku isi ntabwo ari rifite umubare w'abantu benshi bicaye, ni rifite umubare mwinshi w'abantu basohotse benshi kuja gushaka abakizwa. Ni iryo torero rinini mu isi. Twebwe dutegereza kugira abantu benshi bicaye. Baricara bakora iki? Ko dufite gukomeza umurimo wa Yesu Kristo kuba ibitambo bihereza abandi ubuzima. Bibiliya yavuze iki? Byose bituruka ku Mana yiyunze natwe. Komeza uhagarara. Byagenze gutya. Imana yiyunze natwe. Twiyunze n'Imana dufata ubu buzima bukomoka ku Mana. Muriho murandeba? Ubu buzima bukomoka ku Mana mba ndabufasha. Imana yiyunga natwe biciye muri Yesu Kristo. Hanyuma iduhereza umurimo. Iratubwira ngo ubwo maze kunga, ubwo maze ko ni gute mu Kirundi bivuga? Kwegera. Kwiyunga. Ubwo Imana yiyunze natwe biciye muri Kristo Yesu. Iravuga ngo mwebwe mumaze kuba abo. None namwe mbahaye umurimo. Uyu murimo nakoraga ndi Yesu Kristo niwo namwe mugiye gukomeza. Mwunga abantu n'Imana. Hagarara. Wewe ubikiraro. Imana iri hano, Yesu Kristo yarahagaza. Muzamuri ibiganza tuvuge amen. Mwongere kandi haleluya. Doraho Yesu Kristo yarahagaza. Atunga n'Imana. Warangize ava muri class. Arababwira namwe ngo nihagarare hariya. Iyi ni Imana naha nari mpagaze. Namwe mugiye guhagarara muri uyu mwanya mube abunga abantu n'Imana. Urabona umurimo wacu dore ngo aba ni abantu, iyi ni Imana. Aha hari hahagaze Yesu Kristo. Araza hagarara muri uyu mwanya aradufata twebwe atwunga n'Imana. Ngo arangiza aratubwira ngo wowe ngwino nawe uhagarara. Ngwino nawe uhagarara. Hanyuma nawe hano hari abantu. Iyi ni Imana. Ube uwunga abantu ibindi. Murabona ko bimuri. Dore uko bimeze. Iyi ni Imana, aba ni abantu. Hanyuma twebwe turaba.
ariko hagati y'aba bantu hano hari urutindo ni iki? Hano haracitse, hakeneye ikiraro. Uyu muntu akeneye kumenya Imana biciye muri wowe. Uyu muntu ntaramenya Imana kuko nta kimuhuza, ntarabona ikimuhuza ngo amenye Imana. Kandi abantu hano hanze bakeneye kumenya iyi Imana. Ese turi kumwe? Ariko hano yabuze amaboko amwakira, yabuze amaboko amwakira. Kandi abantu barimo bararimbuka, turimo turareba umurimo wa Yesu Kristo wari wo kuduhuza n'Imana. None ubwo twamaze kungwa na Yesu Kristo, yaduhaye umurimo, aratubwira ngo natwe nitujye gushaka batariyunga n'Imana, natwe tubafata. Iki nico pasiteri yahoze ababwira kuwa gatandatu ejo, ngo muzajye gushaka abandi bakizwe. Bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo, ikaduhereza umurimo wo kunga abantu n'Imana. Iki nico cyitwa la continuité, gukomeza k'umurimo wa Yesu Kristo. Ntabwo Yesu yabaye igitambo ngo hanyuma dusige gutyo. Yaratubwiye ngo ubwo nabaye igitambo, namaze kubunga n'Imana, none namwe ndabahereza umurimo wo kuba abunga abantu n'Imana. Mugende kwicara. Nashoje. Tubikora gute? Tubikora gute? Ndababwira akantu kamwe gusa. Dukora iki kugira ngo tuba abantu bunga abantu n'Imana? Yesu ajya kugenda yasize yisabigishwa izina rimwe rikomeye nkunda, izina ryitwa umunyu. Abwira abigishwa be akibahamagara mu gice cya Matayo ibice 5, yabise izina ryitwa umunyu. Vous êtes le sel du monde, muri umunyu w'isi. Niki Yesu yavuze? Yarababwiye ngo ntabwo bibasaba kuba abantu benshi, kuko umunyu ntujya uba mwinshi. Umunyu uhora ari muke, ariko wenda gusembura. Icya kabiri yarababwiye niki? Yarababwiye ngo ntabwo muzajya musakuza. Don't make noise. Umunyu ntujya usakuza iyo bawutereye mu biryo. Mwari mwumva umunyu wasakuje? Ibiryo ngo bigira imyuva mbagatanya ngo batereyemo umunyu. Uryoshya bucece, gucengera. Nico Yesu yarababwiye. Ntibibasaba kuba benshi, ntibibasaba gusakuza, oya, birabasaba gucengera bucece. Mwebwe muri umunyu w'isi. Gusa kuba wicaye hagati muri bo birahagije kugira ngo baryoshye. Musakuza, ntabwo ubajyanira ibitabo, ubuzima bwawe bukeneye kuvuga ubutumwa ukabigitanga. Imana ibahereza umugisha.